umwe mu rapakazi beza njye nkunda cyane imirapire ye nubwo nanone imyaka nkuko dukunze kubivuga hari uburyo imyaka uko ugenda ukura n'imirimo cyangwa se ibikorwa byawe hari uburyo bigenda bigabanuka ujya no mu bindi ubu numwe mu bantu batari bato akaba yaratangiye umuziki ariko tumumenya cyane ageze mu cyitwa Young Money icyo gihe ngira ngo mu bantu bamufashije no gutuma agira izina rikomeye cyane atazibagirwa harimo nk'abagabo bitwa ba Badman hanyuma hakaza n'uwitwa Lil Wayne nawe ari mu bamufashe ukuboko ku buryo yatumye tubasha kumumenya cyane ku rwego rwiza kuwa 28 rero Mutarama nibwo Nicki Minaj yatangaje ko rwose yihebeye cyane umugabo witwa Donald Trump avuga ko ashobora kuba ari we mukunzi we wa mbere ibintu byatunguye abantu cyane ariko impamvu ntekereza ko ishobora kubinumvikana Trump bikunze kugorana cyane kugira ngo yibonemo abantu bafite ko baturutse ku mugabane wa Afrika cyangwa se n'ahandi bikagorana rero nanone ku bantu batari bake kumva ukuntu uwitwa Nicki Minaj nawe ufite uruhu rushobora kuba rusa nk'urwabo ari inyuma cyane y'uyu mugabo w'umunyabigwi unayoboye igihugu cy'igihangange ku isi tumeze neza ako hari arasa neza pe amafaranga uzi nawe ejo ndi numara kubona amafaranga menshi arenze kwifite ubungubu bro ubu se mfite angahe urayafite ariko haziyongera be na menshi yego zawaka yewe data we leta usanga nasri Sarawa ameze neza ari mu Rwanda ari mu Rwanda uruko ari Singapore iki cyumweru nago ndamubona ariko yuri indege yakongera kure umupfumu yapfuye kera byararangiye ntago mperutse nasritanga agatego kabisa iki cyumweru nago ndamubona muri Kenya warurangije kwa Nicki muri Kenya umunyeshuri wigaga muri universite yitwa Garissa wigaga mu mwaka wa 4 uyu nguyu yafashwe bamufunze nyuma yo gusanganwa uduti cyangwa se narya ukuntu mutwita we na Fab tuburi okay ariko hano ngo urumva yari yadukoze nyine aradutunganya ava mu duti 650 tw'urumogi twatubitswe mu kabati ke nyine muri wardrobe ibaza uduti 650 tw'urumogi shakwa bafite na business yaragera rutunganya ushyira mu dupapuro tumeze nk'itabi twa duti nyine 650 ashobora kuba afite n'aka business ngo umva nyine yaherezaga nk'abantu nyine ari byo akora ariko mu comment numwe abanyakenya bari ku rundi rwego ati rwose business irahiye kuki bamutanze wenda gurangira kugenda nkarangura ariko uduti 600 na ni twinshi ni imibare myinshi n'ukuntu badutondetse wagira ngo ni nk'inkwi bashije bakagira nk'imyase bagiye batondeka yes urakoze ni hatari ntago biba byoroshye ariko bava igihe turimo ibintu byarakaze umuntu ashaka amayeri yose yaba ari ibintu byemewe cyangwa bitemewe ariko aboneye amafaranga abona uko abaho abona uko ejo azabaho n'umuntu wiga muri kaminuza nka gutyo usanga ndayishyurira wenda anishyura aho ngaho barara n'utundi tuntu nyine umuntu akenera umunyeshuri urabizi abantu rero bigora cyane ni igitsina gore niyo mpamvu dukomeza tunavuga ko uko bigenda bikura uko kubona imirimo bigora niyo hantu hari kuva byinshi bishora abantu mu ngeso mbi cyane cyane urubyiruko bigatuma ya mibare duhora tuvuga y'ubwandu bwa sida ikomeza kugenda yiyongera cyangwa se igenda izamuka ariko nanone ntago abakobwa babishyiramo bonyine ariko n'abahungu nabo barahari nuko ntago n'utwana dutoya ubona nyine baragiye mu ngeso ziri aho ngaho ariko
ntabwo na blaming umuntu iyo byanze nyine aho ubiboneye uko ubibonye ibyo ni ibyawe ariko ukamenya ko umuntu abaho rimwe ubuzima bwawe ni rimwe n'ubujyana nabi buzaba n'ubujyana neza ariko umugati ugomba kubona ariko nanone cyiza nuko hatwirebaho nk'urubyiruko tukongera tukanareba nubwo turi gushaka ubuzima ntabwo ubuzima dukwiye kubushakira aho tutakwiye kubushakira kubera ko ubuzima ni ubwacu no kubwica ntabwo ari twe duhombye gusa duhombeje igihugu kandi igihugu kitwitezeho byinshi wewe tukiri muri Kenya hari umuzungu bita Muzungu Fresh uyu nguyu bwari ku gitangazamakuru radio yitwa Hot 96 FM niba ntibeshye yavuze ko yigeze gukundana n'umukobwa w'umunyakenyakazi hariya Mombasa amwishyurira bills amwitaho urumva amafaranga atangiye kumushirana ngo umukobwa aramucika none ubu ngo yarakennye ntabwo afite n'uburyo yava Kenya ngo asubire mu gihugu uribuka inkuru twari turi kuvuga mu kanya si twavuga ko umukunda amafaranga mubwira abanyakenyakazi n'urundi rwego oya uvuga igitsina gore muri rusange ufite urundi kuvuga no ku banyakenya igitsina gore muri rusange no ku banyakenyakazi bo n'urundi rwego ni imibare barusha abanyarwanda cyane barusha abarundi sinzi ariko abanyakenya bari hejuru abarundi bararyoherwa mugabo bakunda ambiance mugabo umunyakenya arakubara gwiki none abarundi kazi nambere yuko muvugana banza kaguha bill abarundi kazi none arakano nabonye abenshi nyonda nkagusya wibana ushatse ko kumusura mate none ngiye kugira ngo nsure umba kwa wishyuye rent shira nk'amezi 3 Kenya nza something else ya nizina ariko buriya igitsina gore hafi ya cyose twabivuzeho ikintu cya mbere mukunze kurusha ibindi ni amafaranga kandi yashize muri gendera tekereza n'ukuntu mutagira nimuwesha tekereza n'ukuntu mukaturya twamara gushira ukigendera kubera ko none se ntago umurya wowe umurya yego oya ntago umurya mamuryana nwese we ko amafaranga ashira amafaranga urayamuha nawe ari kindi umushakaho aba ari 50-50 nibyo nitwavuze manguhe none se umurya atakurya niko ubukora investment mu kintu ndagushaka nyine bamuryana ariko birangira umwe aguye ushya nyine utashyizemo imibare wa musore washyizemo kugenda nyine gukangisha amafaranga ntago muri beza ntago muri beza ariko uravuga nk'abo bari you are not good at all barayakuriye yajya kuba nk'uyu muzungu ntago oya ntibirambaho ariko nyine ntago muri beza ariko ngo siga baturya ubu nayakurya nuko nayo mfite ariko nyafite wayandya nayakurya taje ntago ndi gisabo izina nyafite nzacunga wagize make ningeho pe nyafite rwose nago use nayaryane ntiwarya wicaye neza ntabwo yaguhaga kuko ayanjye aba ari mu mugisha ntabwo yaguhaga amakaro akavuga cyane amafaranga ndiye yaba igihumbi yaba ibihumbi ijana ahantu nahera simpazi ahantu nahera ntago mazi kandi njye wayarya utaniye ntacyo nagusaba mbega byiza noneho uzayabona ryari ugiye kuyabona uyu mwaka turayabona uzayabona ryari bava uyu mwaka turabona ngiye kugucunga njyewe cunga sana ngiye kuncunga ngiye nzajya nyinjira mu muryango meze neza ati vava tumanuke hasi njyewe ngiye kugucunga cyangwa se mbe nicaye mu rugo ubona ati you have received tuba ati dear Valence you've been credited with wowe ngiye kugucunga wowe uzambwira ahantu ufata ibintu kuri boutique cunga umuntu ngiye gucunga tashe kahise ariko amafaranga ni meza uzi iyo bakubiswe nibwo ubyumva tangira kwibuka twa dufaranga wakoresheje atari ngombwa hari iyo ntajyayo ubwo ntagura iki kintu ntajyayo ko nari nkikeneye ukagera naho ubona n'igikenewe wari ukeneye utari kukigura I know kandi bitari buze kuza gukora nuko udufaranga watanze nka gutya uzi ko icuma ari ryinshi ubu ngubu riba rincunye iminsi kandi noneho iyo bigeze kuri iriya kese ibindi kaba kabaye nandi nyine uva nk'uyu mubebe ukajya gucuruza banki
you know Auzubillah. ariko ni atari gusa bafite nayawe ujya kurisha uko ubishatse bayatanga bayakurya nayawe tujye rero gufata nanone ikiruhuko twumve gato isaha n'umunota w'ubwenge hanyuma tuze gukomeza mu kanya tutandukane namwe y'amasaha musanzwe menyereye ku isaha isa 12 z'umugoroba ariko tunagusaba ko niba uri kumwe natwe by'ababyiza ukoze sub kugira ngo tujye tugendana tunashimire cyane abamaze kubikora tumaze kurenga 60 na turaje ni yindi saha yo kwiyubaka widagadura